ko mumeze neza cyane bakunzi b'ibiganiro byacu Kivu Info ndetse n'Intare Official. Turi kuwa gatanu tariki 12 kwezi kwa 9 2025. Ni coalition rero y'amakuru y'umugoroba yose twatohoje. Mugenzi wanjye Clever Bemba, umwana w'imasisi mu Ndake, ahuye na Mwana Ndake mu kiganiro. Clever Bemba, ndakwakiriye. Yego, nanjye nishimiye kunyakira bwana Mwana Ndake, kandi nsuje n'abakunzi bose ba Kivu Iwacu Info ndetse nabo ku Intare Official. Uko mubizi twazira ngo tubazanire ya makuru y'umuriro, ya makuru kuri nosi. Nta handi hantu wapfa gusanga amakuru nk'aya ngaya uretse ahangaha iwacu. Ya makuru atari ivumbi, amakuru atarimo ibihuha, amakuru yo ku isoko, amakuru yo kuri tele, amakuru ava ku kiwanja niyo tuzanye, kuko dufite imirwano muri axe ya za Masisi, tukagira Matekwa, tukagira ibice Ntare za Sarambwe zafashe, tukagira amakuru y'indani. Turongera dukore operation kuri Hakiza waje, ese nindura mukurikira. Tujye no muri axe ya Warikare tubabwire pinga kugenda kuzageza Rubutu. Bemba, uyu munsi ndi kugira ngo twibande muri iyi axe yo ruguru, ibijyanye no kuvuga ngo kurenga za Bukavu, iby'ibitero bya Cibitoki mu Burundi, abantu babiturinde. Reka tuha amakuru ya Masisi. Uri tayari? Ndi tayari rwose, kuko amakuru turafite. Ni n'ahantu hari imirwano kugeza amagingo ya ngaya. Ni ahantu isasu riri guturika, ikintu bita ibombe riri kuvuga, ukongera ukabwira undi ko riri kuvuga. Ndumva ko mu kanya nabyumvishirije ari umuvandimwe inshuti yanjye nari ndibabaza, ariko umwe ati kugeza amagingo ya ngaya riri guturika. Turaza rero ngo turebere hamwe ngo nihe riri guturikira, byitwaye gute, bimeze gute na gute. Ya, ni amakuru rero tugiye kuba tubagezaho. Ubwo ni coalition nyine, Intare Official ndetse na Kivu Iwacu Info. Bemba, ubu rero twahuye, ibintu byo kuvuga ngo amagambo iki tubihace tubafatiye batu habari, tubabwira amakuru. Umusego ushyize hasi uravuga ati reka kugira ngo mbone uko nyababwira neza. Ibintu byose binyegereye bigomba kumva iruhande, ubundi nkayababwira neza, nkayabahereza nkababwira, kuko hano hari ubuce bwinshi bwabaye tombe, hari n'ubundi bugiye kuba tombe, sibyo? Hari aho bafite ama defense. Turaza ariko agace turibandamo cyane, turaza muri Bashari Mokoto cyane, muri Oso Banyungu na gace gato. Ubona ko no muri za Rukweti, Rukweti iri muri Oso Banyungu, Rukweti iri muri Bashari Mokoto, kuko namwe mu malokalite n'ubundi ari hariya, ariko mu nkengero za Oso Banyungu hari n'ahandi iriya za Ruhinzi n'ubundi iri muri Oso Banyungu, n'ahantu bari baragize indiri. Tunarebera hamwe wa mugabo witwa Apollo ukomeje kwica abantu. Ejo bundi yarashe umubyeyi n'ibere. Apollo wenda abantu baramuzi cyane, ni grand mwicanyi cyane, wamaze abantu bike ba Kamuzinzi, yica se, yica nyina, yica se wabo witwa Karimunda. Ni umugram mwicanyi. Ajiro kugira ngo byose tubirebere hamwe uko byitwaye. Sinzi rero n'amakuru turayahera bwana Mwana. Reka duhere ku mirwano. Imirwano rero, imirwano irakomeye, ariko reka manze ino mirwano nubwo ikomeye, reka manze nayihera hano kwa Bapuru na Bayinyasi, kuko nibo bari kuraswa ndetse birukanye. Inyasi wavuze ngo general, wavuze ngo azatuza Amasisi akigaragaramo umututsi. Yarambwiye ngo azanyicana n'abana banjye n'umugore wanjye na papa na mama, ariko urabizi ko yishe abantu b'umuryango wacu 13. Imana izabimwibariza, twe ntacyo twamubaza. Imana izabimubaza. Apollo Abrahamu ari kuza kwataka hariya muri Gahira, sibyo? Byumvishe mu kanya umuntu twaturi kuvugana ngo ati uwari waje kutwataka ni Apollo Abrahamu. Yaje kutwataka rero hariya, aza hano muri Gahira, azana n'abantu bageze mu 100, ariko twabirutseho n'imbunda nshya rwose turabashwiragiza. Ati yagiye kwihisha aho bita muri Bupfuhe. Muri Bupfuhe, abantu muzi muri Bupfuhe ndamya ko muhazi, bari abagize Amasisi. Yes, ba Jacques Rwamahungu uvuka ari azagahira arabizi. Bari abamama bari i Burayi, bari muri Amerika n'ubundi bakunda kumbwira ati Bemba ho ni wacu tubwira amakuru neza. Bana Tambi barahazi, bana Kayira barahazi. Nuwo ngo Apollo yihishe muri Bupfuhe, aho bamwirukanye, aho bita Iruhinzi. Iruhinzi rero ikamababwira neza, Iruhinzi hari abagenerali
amakubwiye umubare General Hakiza wiripotinze yego niyo yari ari n'abakoloneli be wabonyemo bari abana bitwa ba Heritier abitwa ba Yves ngo yitwa ngo ni koloneli mu yari ari kumwe n'abagenerali Kagiri ari kumwe na generali witwa Bisukiro ari kumwe na generali Kanaume ari kumwe na generali witwa Nyeganyega abo bose ku generali witwa Safari Mitarako uriya warijero kwa Sadro abo bose ntare za Saramwe zabyutse zibakoramo ikintu bita kubavugiriza amadebe kuvuga icyo bita ngo kubahingamo umusiri kubakoramo sarongo cyangwa kubakoramo umuganda bawo bakozemo rwose mu buryo bufatika mu buryo bwiza ku buryo Ruhinzi hari umushefu witwa Saguri hariya Ruhinzi ni umwe mu bashyigikiye Wazalendo reka njye mbabwize n'ukuri hariyo marume sibyo hariya ngo yigize ngo ni coordinateur wabo bamwita Mungu Yiko simenya kubivuga yakurikiye udufaranga araza ari niyari yitwa Mungu Yiko Bihira Jean Marie Vianney ni marume wawe no mu muryango nawe yagiye nyanya mubwira ati tugira abantu bari muri Wazalendo abari muri FARDC tukagira n'abari muri 23 ugasanga rimwe na rimwe usanga ko twe donc ni imiryango niyo mpamvu umubwira ngo mama 23 abantu birirwa bavuga ati ngo ni u Rwanda rwahehe Rwanda rwahehe hakaza noneho n'undi mwafundere witwa Omar sibyo nawe araho ngaho vuga ngo intare za Sarambwe zabyutse zibari bihinga ubudeki ni koloneli hakaza abitwa ba Kikove abitwa ba Irabizi Iratuzi nibere Irabizi abo ngabo ubu ngubu ushobora no gusanga bamwe ndi kubavuga batakiriho bamaze kwihutishwa mu ijoro bamaze kugenda iwabo wa twese kuko umuntu nanjye yambwiye ati urugamba ruri hariya bro ni kwa kwicisha gasazi urushisha inyundo yego ubona ko ruriya rugamba n'ubundi hariya ari urugamba rukomeye ariko Ruhinzi intare za Sarambwe zikaba zamaze kuyifata ndetse no mu nkengero za Ruhinzi akaba ariho hari kuberamo imirwano ariko iriya bita Edikota Ruhinzi donc Ruhinzi ariyo bita Kije quartier general cyangwa headquarter na kwa kundi wumvaga ngo M23 yafashe icyo bita ngo Kakatindo cyangwa ya Rumangabo kwa kundi yafashe Rumangabo nuko ngo iriya nayo niyo yari ikomeye muri Masisi nongere mbikubwire muri Masisi niyo yari ikomeye nk'ubwiye abajenali bari barimo abajenali bose bari barimo nuko ngo bari kugabwaho donc bari gukubitwa nongere bivuga ngo bari gukubitwa bagakubitwa bakongera bagakubitwa barimo baratsiburwa barimo barakubitwa izakabwana rwose ukumva yuko ubu ngubu ntabwo biboroheye ubu ngubu birakaze kuri bo bari kuri songoye ubona yuko byabakomereye n'ubundi rwose sinzi uko umuntu yabivuga ariko ibintu byakomeye kuri bo ariko Bemba tukibaza urabizi ko M23 ni igihe kinini yarwaniye muri Masisi inafata hati kimwe Masisi igice itarafata isigaje akantu gato cyane muri Masisi yego agace itarafata abo bantu bose yarabagiye bakura za ngungira bamanura za Rukira bajyana ahantu hose yepfo za Remeka bajyana ijya kubingisha ahantu bita za Ufamando de azamura za Mitimindi aka gace niko bagundiriyemo bo wenda kanongera nisegure wenda icyo navuga kano gace ahantu ho basigaranye reka manze nahakubwira hari ahantu bita muri Muzimu mu musozi wa Muzimu uwo musozi wa Muzimu hariya muri kiriya gace bawurimo hakaza Gasenyera kwa Piloto niho bari hakaza umuhasi wo bita Ruwara umuhasi uvuye za Cyungo umuhasi za Ruwara namwo barimo sibyo bakaza kariya gace n'ubundi hari ahantu bupfuhe ariho Pinani uriya Polo n'ubundi yagiye kwihisha uko azamuka mu bitsina byose akaza gahira akiba imyunyu akiba ibishyimbo n'ibitaro akiba imiti ubu ntabwo yagera ku bitaro kubera ko bamurasa ahubwo aprofita akaza kwiba akamenya ngo umuntu runaka acuruza umunyu akaza akiba umunyu n'isabuni rukumva ko kugira aho utangira kwiba umunyu n'isabuni ubuzima ni ukuvuga ngo uburimba ari ubukeye yego kuko ubuvuga ati nimbura umunyu nzarya nzarya hakaza ahantu hariya za Kinyana hari umugabo witwaga Zebra One
Zebra One yari azwi ku mazina ya Colonel Nzayi afite inzu y'amatebura ariko aturanye n'undi munyatura witwa 40. Uwo 40 we sinzi rero ba 40 impamvu nabo batiripotinga n'abandi wenda bashobora no kuba sinzi ibyaba 40 bashobora kugundira bambere ari aba 40 ako 40 nta ashobora kuba nawe ari mu nzira ashobora kunaza cyangwa ntanaze. None se wari uzi uko uriya Hakiza twari tuzi ko ahubwo ari uzazikira Kagira, twari tuzi ko Kagira ari uzaza mbere kandi Kakagiri erega Kakagiri buriya niwe komanda wabo ni yari hariya ni ba 40 komanda wabo ni Jamari ariko Kagiri yari komanda wande wa Hakiza. Hakiza rero Mayanga rero amucungishije Kagira ngo mucungire Kagira ashaka kujya muri M23 nukuvuga ngo ntuzahigaga yacungaga Kagira Hakiza none Hakiza niuje mbere n'abandi bari baracungishijwe Kagiri harimo uwitwa Ntwari n'uwitwa Ombeni baje mbere bamaze amezi 2 ukabona yuko undi abantu bakeka yuko wenda yo yanaza ko adashobora no kuza. Urugero nko 40 bamwita Bahati bundi niyo mazina ni Colonel niyo wari udeprovince nari gahirina gasana mwizira muri ari rukanka niyo ngiye ari aho ngahari ikamubwiza ukuri habayo ikintu buriya 40 afite urutoki ruvamo amajerekani 10 ya kanyanga ni runini cyane kandi wenda kuvuga ngo 10 ya kanyanga ni urutoki ushobora kugenda umunsi wose ashyiramo abakozi bakagenda baragenda akihina muri izo nsina yoreramo ingurube akagenda akotsa amateke y'amabungu ubundi akirira izo ngurube ze n'amateke y'amabungu akinywera akanyanga mangwende ubundi bayita mangwende icyo bita gapitambere kindinge yose n'amazina y'akanyanga. Urumva kapitambere ngo ni ya yindi bitarimo amazi hariyo bita ubundi hamanza iyo bita reka nkwereke hari iyo bita wewe wanyweye kuyihe njye nanyweye urwagwa hariyo bita ordinaire akaza gapitambere niyo ya mbere iza mbere hariyo bita iva muri gapitambere donc ufata ordinaire ukongera ukayiteka sibyo ikongera ikavamo gapitambere witetse ivamo rero iyo uyinyweye iragenda bino byose iri kugenda ishishura ukazasanga iri kugenda ikuraho inyama wajya kuri toilette ugiye mu bwiherero ukumva uko bigenda nyine n'amaraso iyo ngo ni nizo bita ku buryo usanga umugabo ubyibushye hariya afite apima nk'ibiro 17 kubera kanyanga n'uwaragenda akayiteka ukumva amajerekani 10 kugira ngo azave rero ntabwo akibona naho yajya kuranguriza amajerekani ariko reka mubwire 40 wavuye 40 wavuye y'urutoki rwawe kiripotinga ukaza ukarurinda ukazaza uje kururinda bariya bise bandage niba ari arundi baba bari kumwe yitwa Kapekepeke bambwira ngo Kapekepeke niba yarapfuye niba donc ngo amakuru maraza bakababwira ko Kapekepeke yapfuye. Kapekepeke se ni muntu ki nawe ni umukono Colonel ese ko nta muzarendo nabona wa Serije anza batabamo harundi witwa Colonel Ndage wowe urihi cyangwa nawe yarapfuye ariko ku makuru rero hari wari ukuriye wazalendo wari bita Pasiteri Kavumbi nawe bambwiye ko ari hafi yo mu Gasenyera kubyumva Kavumbi aho hafi yo mu Gasenyera do kuri kwerekera mu musozi wo bita Nyabikeri uri kwerekera hari imisozi biza Nyabikeri na za Muzimu ariko ubona ko agace basigaranye hariya ni Gasenyera sibyo kubera ko umusozi hariya wa Rukweti intare za Sarambwe zabakuyemo deja Rukweti yo babakuyemo rwose Rukweti yo yamaze kubatombe bamaze kubakuramo rwose muri Rukweti ibyo uriya musozi wa hariya Nyagisozi babakuyemo hari ahandi hari defense ikomeye bita ku ihembe naho babakuyemo kumva ku ihembe naho bamaze kubakuramo rukumva ko Rukweti Nyagisozi Hembe Ruhinzi intare za Sarambwe zabakuyemo ugiye kubara wasanga basigaranye agace gato cyane ku buryo intare za Sarambwe zikora operation zikaya zigenda ziramasa zitoragura abasigaye twasigaye zigenda zidutoragura ariko natwo ubona ko nta bwinshi bwatwo ko hari duke. Ni ukuvuga Bemba ukurikije iyi operation uburyo intare za Sarambwe
ziri kugenda zikora icyo bita nk'umusako zigenda zifata aba bazarendo ni CMC ni ya oya minuza niba yitwa IS ni nyatura abazungu ariko hakazona IPSLN iyo yakagiri donc bari gukora operation abo muri IPSLN nabo kwa Jamari aha urabona M23 yaturutse M23 yaturutse Miyanja M23 ituruka hariya za Busihi hari uwitwa Kirogorufe udeployinze hariya za Gahanga umwo hasi uri kwerekera ahantu bita za Gise Kamanda tumusuhuze akaza bariya batwizere bari za Nyamitabo akaza bari hejuru mu Bigogwe hari abaturage bahari bamwita ngo ni mwami hari aba Bigogwe bakunda kumwita ngo ni mwami waramanuka hazakaza wari uri iyo hejuru za Bibwe na za Nyange kuko Bibwe no yamaze kubatombe uzwi ku mazina ni major buno ni colonel lieutenant colonel bamwita Zirarya niko twamwitaga ariko ubundi afite crossen ya Dabusiri Queen Dabusiri Queen ariho Dabusiri India na Dabusiri Queen Dabusiri India rero niwe Manzari Brigadier Commander Brigade wa muri yo bobora aba deployinze mu Manzari Commander Brigade kuko aramanutse akazagira niyo hafi ya Queen ni umukobwa Dabusiri Queen ni umugabo bahati none se ntabwo mva umujenerali muri za zere nitwa Kamama nubwo ngo korose niyo ushobora kugenda igisignora cyangwa kode ugakoresha iyo ushaka uko nubwo ngo mukujijisha wakigira ku inose yigira ngo kingi urajijisha nyine bari ibintu by'amabanga uri kumva bagiye ari nundi hari na Samuel nawe ni colonel bose uri kumva ko na za forces zimwe zabadasuka zo muri local defense bose bamanutse baragenda bitura kuri twatuzarebe noneho ikintu kigize gitangaje urajijisha nyine bari ibintu by'amabanga uri kumva bagiye ari nundi hari na Samuel nawe ni colonel bose uri kumva ko na za forces zimwe zabadasuka zo muri local defense bose bamanutse baragenda bitura kuri twatuzarebe noneho ikintu kigize gitangaje mwana ndake nuko imbunda ziri gufatwa na 23 za wazalendo bari kujya basanga irimo amasasu nkane urumva minisiyo yabashiranye ubona yuko naho bafite ikibazo n'ubundi navuga kitoroshye kuri urumva leta yabuze uburyo ibaha reinforcement ibazanira amasasu nose leta yanyuraye aho bakuraga ibikoresho babikuraga Amasisi urumva mabazi kubya bikoresho kubikura Amasisi ntabwo Amasisi yarafashwe ibyavagaho nani pinga nuko ngo kugira ngo uzave pinga uri kugera mureneho zirimo wazalendo uca mureneho zirimo 23 narindi none uvuye hariya hari umusozi muremure wo bita Kanyampiya umusozi wa Kanyampiya uwo musozi ni umusozi uba uri hejuru uri kureba warikare gutya ntabwo uri kureba warikare yose ariko urebamo igice ureba umusozi mu Rwanda abantu bose bareba cyane n'ubuye umusozi muremure ni kino kirunga niba ari Karisimbi Puwe Kirimina ni ukuvuga ngo iyo uri muri Karisimbi ibice byinshi by'u Rwanda urabibona ukareba n'ibice bya Kongo ni ukuvuga ngo iyo uri muri uwo musozi nawo Kanyampiya wo 23 yamaze gufata naho uriho imirwano ariko yamaze kufata ubu uri kureba icyo gice cya za Warikare icyo gice cya za Warikare ku buryo ujye barangwa hari akadifense karunaka hari naho hari akadifense karunaka ku buryo ugenda ukabara utudifense twose turi muri biriya buryo ugenda utumakinga yes kumva rero ko hariya navuga ko 23 rwose irabafite urugamba ni ukuvuga ngo operation wongeyemo izi operation za Gasopo wongeyemo iki M23 muri minsi 2 iri mu kazi yere navuze ati ngo hari operation 23 yatangije operation bita operation zero wazalendo zero FDLR zero Nyatura zero Maimai ino operation iraza kurangira s'il vous plaît ngenda kubwiza ukuri ibaye successful icyo nkubwiye cyo ngiki pe ikambwira abakunzi bacu ibi bintu ndi kubabwira uno munsi turi ku mugoroba wo kwita le 12 z'ukwezi kwa le 12 z'ukwezi kwa 10 le 12 dusukwezi kumwe ntanze
bariya ba Jean Marie sibyo ariko bazaba abenshi bariripotinze kuko nka Jean Marie yihanangije cyane ku bakamandazi bari kujya kwatakamo 23 bikaba batumye iri kubahinga mu budehe ngo niyo ngo babitengwa bitwa ngo ba Queen 5 babigira abagabo abitwa ngo ni ba Mike Juliet bamugisha ngo ngabo nibo bagiye gushotora 23 none batumye ibahinga mu budehe narindi uri kubona ko bakamandazi bakomeje kwiripotinga kandi bakazana ibikoresho 12 yagiye Mortier 80 Mortier 60 machine gun utwo bita za SMG zitera matitanka izo bita ngo ni za Castor ubona yuko ibintu bidashobora kubabera neza nakiyongera warundi kamanda bamwita Mushipa muri amisi we yatambutse wiripotinze azana n'abasirikare n'imbunda haza kuza abandi bari bavuye kwa Tangoto warababonye babana bari bagize mbone ya 12 bari 11 no bazana imbunda vuye imyaka mike bavuye kwa Tangoto ariko Tangoto rero ku makuru mfite ni witwa Kivuruga bakimara kubona yuko abana be bamaze kwiripotinga ngo baramwishe Colonel Tangoto bari Tangoto ni Kivuruga ngo babahise bamwica arabati ngo kubera iki ngo buri kubohereza mbere kugira ngo uzagende uri kubasanga zanya turaziramu ariko Bemba tuganirira abantu ubu FDLR nyirizina commanding ya FDLR twavuga kiri hehe muri Masisi ngewe ikintu kimwe cyo nemeza makuru ufite muri Masisi abari bari hariya ku ihembe ihembe 23 yabakubise yabakuye ihembe yamaze kubatomba Kitso yabaye tombe nubwo ngo komande mu FDLR ziri hariya ku ihembe ntabwo bakiyafite kereka abo ngabo uwo witwa Omari ugikomeza kwirukankana na bariya bakagiri hakaza undi ni general de brigade witwa uriya Kimenyi Nyembo Colonel Sebastien Nyembo nawe uri kwirukanka uri kumwe nawe muri Uhuru Mark nawe komande mari gukomandingira he mu mashyamba yepfo za Warikare ubona yuko nta hantu ho navuga basigaye ntaho bafite uyu urumuri nawe ari muri za Warikare kure umuri we ariko ntuze maze yarapfuye kuko ku makuru uko ngenda nkurikirana amakuru bambwira ko Omega we yamaze kuva mu mwuka donc ku makuru nkurikirana ndagenda nkabaza ari n'abanyatura bamwe njya mpamagara kandi nzi ko begereye banamuzi banegereye Dominique Ndaruhutse najigisha nyinde bari ibintu by'amabanga uri kumva baje ari nundi hari na Samuel nawe ni Colonel bose uri kumva ko na za forces zimwe zabadasuka zo muri ko defense bose bamanutse baragenda bitura kuri twatuzarebe noneho ikintu kigize gitangaje mwana ndake nuko imbunda ziri gufatwa na 23 za Wazalendo bari kujya basanga irimo amasasu nkane urumva minisio yabashiranye ubona yuko naho bafite ikibazo n'ubundi navuga kitoroshye kuri urumva leta yabuze uburyo ibaha reinforcement bazanira amasasu nose leta yanyuraye donc aho bakuraga ibikoresho babikuraga Masisi urumva mabazi kubya bikoresho kubikura Masisi ntabwo Masisi yarafashwe ibyavaga nani pinga nuko kugira ngo uzave pinga uri kugera muri Neo zirimo Wazalendo uca muri Neo zirimo 23 narindi none uvuye hariya hari umusozi muremure wo bita Kanyampiya umusozi wa Kanyampiya uwo musozi ni umusozi uburi hejuru uri kureba Warikare gutya ntabwo uri kureba Warikare yose ariko ureba migice ureba umusozi mu Rwanda abantu bose bareba cyane n'ubuye umusozi muremure ni kino kirunga ni ari Karisimbi Poe Kirimina nukuvuga ngo uyu uri muri Karisimbi ibice byinshi byo by'u Rwanda urabibona ukareba n'ibice bya Kongo nukuvuga ngo uyu uri muri wa musozi nawo Kanyampiya wo 23 yamaze gufata naho ruriho imirwano ariko yamaze kufata ubu uri kureba icyo gice cya za Warikare icyo gice cya za Warikare ku buryo ujye baragwara aka defense karunaka hariya naho aka defense karunaka ku buryo ugenda ukabara utu defense twose turi muri biriya buryo ugenda utumakinga yes kumva rero ko hariya navuga ko 23 rwose irabafite urugamba nukuvuga ngo operation wongeyemo
wongeyemo izi operation za gasopo, wongeyemo iki M23 muri minsi 2 iri mu kazi. Yere navuze ati ngo hari operation M23 yatangije operation bita operation Zero Wazalendo, Zero FDLR, Zero Nyatura, Zero Maimai. Ino operation iraza kurangira s'il vous plaît, ngenda kubwiza ukuri ibaye successful. Icyo nkubwiye cyo ngiki pe, reka mbwira abakunzi bacu ibi bintu ndi kubabwira uno munsi. Turi ku mugoroba wo kwitari le 12 z'ukwezi kwa le 12 z'ukwezi kwa 10, le 12 dusukwezi kumwe ntanze bariya bajamari sibyo ariko baza abenshi bari reportinze kuko nka jamari yihanangije cyane kuba kamandazi bari kujya kwataka M23 ngo bikabatumye iri kubavinga mu budehe ngo niyo ngo babitenga abitwa ngo ba Queen 5 babigira abagabo, abitwa ngo ni ba Mike Juliet bamugisha ngo abo ngabo nibo bagiye gushotora M23 none batumye ibahinga mu budehe. Narindi uri kubona ko bakamandazi bakomeje kwiripotinga kandi bakazana ibikoresho. 12 yagiye Mortier 80, Mortier 60, machine gun utwo bita za SM zitera matitanka, izo bita ngo ni za Castoro. Ubona yuko ibintu bidashobora kubabera neza. Nakiyongera wari undi kamanda bamwita Mushipa, muri ya minsi we yatambutse wiripotinze azana n'abasirikari n'imbunda, haza kuza abandi bari bavuye kwa Tangoto. Warababonye babana bari bagize muri ya 12 bari 11 no bazana imbunda bavuye imyaka mike bavuye kwa Tangoto. Ariko Tangoto rero ku makuru mfite ni witwa Kivuruga. Bakimara kubona yuko abana be bamaze kwiripotinga ngo baramwishe Colonel Tangoto, niba Tangoto ni Kivuruga ngo babahise bamwica. Barabati ngo kubera iki ngo buri ngo kubohereza mbere kugira ngo uzagende uri kubasanga zanya turaziramu. Ariko Bemba tuganirira abantu ubu FDLR nyirizina, commanding ya FDLR twavuga kiri hehe muri Masisi? Ngewe ikintu kimwe cyo nemeza amakuru ufite muri Masisi abari hariya ku Ihembe. Ihembe M23 yabakubise yabakuye. Ihembe yamaze kubatomba. Kitso yabaye tombe. Nubwo ngo commandement FDLR ziri hariya ku Ihembe. Ku Ihembe ntabwo bakiyafite. Kereka abo ngabo witwa Omari ugikomeza kwirukankana na bariya bakagiri. Hakaza undi ni general de brigade witwa uriya Kimenyi Nyembo. Colonel Sebastien Nyembo. Nawe uri kwirukanka uri kumwe nawe muri Uhuru Mark. Nawe commandement yo gukomandingira he mu mashyamba yepfo za Warikare. Ubona yuko nta hantu navuga basigare ntaho bafite. Uyu urumuri nawe ari muri za Warikare kure. Umuri we ariko ntuze maze yarapfuye kuko ku makuru uko ngenda nkurikirana amakuru bambwira ko Omega we yamaze kuva mu mwuka. Donc ku makuru nkurikirana ndagenda nkabaza ari n'abanyatura bamwe njya mpamagara kandi nzi ko begereye banamuzi banegereye Dominique Ndaruhutse.